mbifurije kugira ibihe byiza mu mwese mukurikiye Connection TV ndetse ari nako mbifuriza gukomeza kunogerwa n'ibyo muri gukora. Mbaha ikaze ku makuru yacu n'ibiganiro tubagezaho. Amakuru hari noneho biranyura muri commentaires z'abantu, birabaca mu busesenguzi bw'abantu. Abantu bakavuga bati Kinshasa noneho yiyomoyeho ku mugaragaro intara za Kivu zombi. Kinshasa ishyize ku mugaragaro ko ikeneye balkanization. Kinshasa igaragaje yuko idakeneye kubarwaho cyangwa se kubazwaho ibice byose M23 yafashe. Ababivuga barabishingira ku kireka to aribyo twinjiramo turebe ahantu bihurira. Birashingira ku bintu byatangajwe bimeze nko gucana umubano n'ibice byose M23 yafashe. Abaturage bariyo babyimenyere, abakora ubucuruzi bwaho babyimenyere, amabanki yajemo ibibazo byose byaturutse ku butegetsi bwa Kinshasa ukuntu babitangaje, ku buryo abantu bavuga ko byanze bikunze iri tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa rigaragaza yuko bari kuvuga bati ku mugani wa musesenguzi twigeze kuganira witwa Marshal avuga ati umugabo umwe niba ari Rukara baramubajije bati nicyo ufite kwitako ryawe, yari afiteho inkota ngo yatinze kuyikura mu rwubati. Bamwibutsa yuko afite inkota mu rwubati. Bishoboka ko rwose abantu benshi bari kuvuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwibukije 23 ngo ariko ngo niki mufite mu rwubati. Reka mbirebemo muri ubu buryo ubundi nawe uraza kumbwira icyo ubitekerezaho tugana ku musozo. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanzuye ko ibicuruzwa byose bituruka mu bice bigenzurwa na M23 AFC bizajya byishyura imisoro nk'ibyinjiye mu gihugu bivuye mu mahanga. Abantu benshi nibyo nakubwiraga bafashe nk'aho ubutegetsi bwa Tshisekedi bwikuyeho intara za Kivu zombi. Urwego rushinzwe kugenzura imipaka rwitwa DGDA, ndivuze mu gifaransa kubwo mu cyongereza ubwo ni DGDA, rwatangaje ko ibicuruzwa byose bituruka mu bice byigaruriwe na M23 bitagomba gukurikiza amategeko asanzwe agenga gasutamo kugeza igihe hazasohokera andi mabwiriza. Ibi ni bikubiye mu ibaruwa urwego rwandikiye ibiro byarwo mu ntara ya Beni bayanditse mu kwezi kwa kabiri ku itariki 28 z'uyu mwaka n'ubundi mu kwezi kwa kabiri, aho uwitwa Paul Kayembe Ngindu uhagarariye iyi DGDA muri Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko ibicuruzwa byose bituruka mu mujyi wa Goma ku kibuga cy'indege cya Goma, ibituruka i Bunagana, ibituruka ishasha cyangwa se ishasha bifatwa nk'ibishya byinjiye mu gihugu. Ni ukuvuga ngo ibicuruzwa byava mu Burundi bikava mu Bugande bikava mu Rwanda nibiva mu bice 23 yafashe imisoro bitanga byose ni imwe. Mu magambo yaravuze ati bigomba gufatwa uko biri, amategeko kubahirizwa ijambo kurindi kimwe n'amabwiriza agenga imipaka. Bavuga yuko gasutamo zose zigenzurwa n'abarwanyi bayo 23 buzamaze gukurwa muri systeme icyo bita systeme douanière informatique automatisée ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinzwe gucunga imikorere ya gasutamo hakoreshejwe ikoranabuhanga. Izi gasutamo zose ukubundi gasutamo byavuye byarumva nk'amagambo yo tutaza yaturutse ngo yavuye ku banyamahanga. Iyi gasutamo zaho byaturutse tubwire ko harimo ijambo gusutama ariko ukibaza impamvu bijyana n'ibicuruzwa. Ariko gasutamo zose zigenzurwa n'abarwanyi ba M23 zamaze gukurwa muri système douanière informatique automatisée. Hanyuma ni mu gihe kandi ibindi bihugu byasabwe gufata ibicuruzwa bikomoka mu bice byigaruriwe na AFC M23 nk'ibitava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi paragraphe murayumvise. Ibindi bihugu byose bikorana ubuhahirane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasabwe gufata ibicuruzwa bikomoka mu bice byigaruriwe na M23 nk'ibitava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba bitava birava he? Birava muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ubwo baraza kubigenza bate? Biraza kwitwa iki? Question mark. Aha ni abantu basesengura bavuga ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yivanyeho ku mugaragaro Kivu zombi. Ikindi ubutegetsi bw'i Kinshasa bwakoze bwafunze amafaranga ari muri za banki zikorera i Goma na Bukavu, banacana imikoranire nazo mu rwego rwo gukenesha ngo abaturage no kubatera uburakari kugira ngo bigumure kuri M23 na AFC. Wenda ibyo by'uburakari wanditse inkuru sinzi niba wenda muri statement yabibonyemo ko babishyizemo, ariko ikintu cyo gucana
gufunga amafaranga ari muri za banki zikorera i Goma na Bukavu ni ikintu gikomeye cyane, akavuga ngo amafaranga hariya arafunzwe. Ni ukuvuga ngo M23 AFC irasabwa gushaka uburyo bw'imikorere ya systeme bancaire, ibintu bigatangira bundi bushya. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga rero benshi mu banyekongo baravuga ko ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwemeje ivuka ry'igihugu gishya mu bice bigenzurwa na M23. Ujye kuri Twitter urebe nizo comment ziri kuvuga, nibyo bita balkanization. Ntabwo ari ubwa mbere muri Kongo humvikanye ijambo balkanization, cyangwa se guca mu gihugu cyakaza kuvukaho indi leta yigenga, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. N'ingingo imaze igihe ivugwa, kadufata ingero. Balkanization yavuzwe bwa mbere muri Kongo mu 1960, icyo givugwa na guverinoma yavuzwe na guverinoma ya mbere yari yobowe na Patrice Lumumba, ubwo habaga ibikorwa byo gushaka kwigenga kwa Kasai na Katanga. Icyo gihe byarapfubye n'ibyabaye. Hanyuma ku butegetsi bwa Mobutu habaye kugerageza kwigenga kwa Kasai nanone. Habaho n'intambara yo bitangwa intambara ya Shaba, amateka aratwereka n'inyandiko zirabyerekana. Izo habaho n'izindi ntambara ngo za Moba, n'intambara y'Ibukavu, n'intambara ya Bamurere. Ibi ngibi ni amateka umuntu agiye yasoma akabibona. Ibyo nabyo havugwaga balkanization mu 1996, ubwo umutwe wa AFDL wa Laurent Desire Kabila watangiraga kurwanya perezida Mobutu. Uyu nawe wavuze ko Kabila ashaka balkanization y'uburasirazuba bwa Zaire, abifashijwemo icyo gihe niko yashinjwaga ari kubifashwa n'u Burundi n'u Rwanda n'Ubugande. Turagenda tugera mu 1998, Laurent Desire Kabila amaze gushwana n'abamufashije kugera ku butegetsi muri 98, nawe yabashinje cyangwa se yabashinjaga kwifashisha imitwe y'inyeshyamba mu gushaka gukora balkanization mu burasirazuba. Balkanization yabaye balkanization kuva mu 2003 kugeza ubu. Hari ibice by'uburasirazuba bwa Kongo bisa n'ibitagengwa n'amategeko ya Kinshasa, cyane cyane byenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro, aho leta idashobora kugera aho bibereye mu buryo bwabo n'imiyoborere. Umugabo bita Martin Fayulu muramuzi, ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu 2020 yavuze ko umushinga wo gucamo ibice Kongo wari ugeze kuri 70% ngo ujye mu bikorwa. Hanyuma uyu munsi rero ibyavuzwe n'uyu mugabo ibyagiye bigira tentative ngo bibe byaba muri iriya myaka yatambutse, uyu munsi noneho ubutegetsi bw'Kinshasa nibwo burimo baravuga ngo bariya ntimukatubare nkabo, ntabwo ibicuruzwa byabo ntimukajye muvuga ngo bivuye muri Kongo, amabanki yacu ntabwo akorana na bariya, systeme zo muri douane zabo z'ibyo bafashe ntabwo zikiri muri systeme yacu. Ubwo nibazana n'ibicuruzwa muri ibi bice byacu za Kinshasa n'ahandi bazajya basora nk'abaturutse hanze. Ibi bintu murumva bitarimo biraganisha kuri iki kintu cyo kuvuga ngo barababwiye ngo niki mufite kwitako. Mwebwe abatekereza yuko ari balkanization murashingira kuki? Dushingiye kuri iyi nkuru. Hanyuma utabibona ryo we arabona iyi trike nk'ishoti riza kwinjira mu izamu rikagira igitego kivamo se. Niba hari ukundi kuntu bibona bitubwire mu buryo bw'igitekerezo cyawe, ucyandike aho hasi. Ngarukiye aha, mbifurije ibihe byiza, mbifurije kugira imbaduko igitondo cyiza ndetse n'imirimo myiza ku bantu mwese mwayitangiye muri ayo masaha. Ukomeze mugubwe neza. Hanyuma urebe niba warakoze subscribe, ubikora. Ariko kandi mbere yuko mva muri studio kuri no ngingo, ni kenshi hagiye humvikana yuko M23 yakunze kugenda ishinjwa cyangwa se itunga urutoki ivuga yuko ishaka kubarikaniza kiriya gice cya Kongo y'Uburasirazuba. Ariko mu mvugo zabo bagiye basa nk'ababihinyuza, bavuga yuko ahubwo bagambiriye kuzagera Kinshasa bagakuraho ubutegetsi bubi buriho. Hari abo twigeze tuganira bakavuga yuko muri filozofiya ya 23 harimo gushaka gukora Etat Federal, kumwe baba bigenga, ariko ugasanga baratanga raporo Kinshasa. Bakabangamirwa rero no kuvuga ngo baratanga raporo Kinshasa bayishyira umutegetsi batemera ko ari umutegetsi watowe n'abaturage. Iyo raporo bayishyira umutegetsi nawe utemera kumvikana nabo, akaba ariho bahera bavuga ngo bazajya Kinshasa bamukureho. Niba bazamukureho bagashyiraho undi rero uzumva ibyo bintu bya Etat Federal, ibitekerezo by'abantu. Niba iki kintu ubutegetsi bw'Kinshasa bwakoze kiri butume bavuga ngo
tugiye kwiyobora, hanyuma tukanibaza ngo se ukwiyobora iyo bigiye kuba ni ibintu biba overnight, mu gitondo umuntu akabyuka akavuga ngo ni uko bigenze, ariko kandi binabaye ntabwo M23 ari yejo. Imyaka imaze murayizi, kuva epfo kwa SNDP za 2 munsi ya 2010 kumanura kuzamura kugeza uyu munsi, hashize imyaka myinshi. Ibyo barwaniraga n'ubu uretse byagiye byiyongeraho byo gushaka gukuraho ubutegetsi, ariko ibyo barwaniraga n'ubu baracyabiriho, ntabwo barabivaho. Hanyuma mukabona igihe cyaba kigeze ngo aba bantu bigenge koko. Ese kibaye ari cyo gihe koko ubushishozi bwanyu burabona bari mu bihe byiza, bari mu bushobozi, bari muri calibre kuba bakwiyobora? Dore ibitekerezo naho nicyo nashaka kongeraho, hanyuma ngare ku musozo. Mwakoze kubana nanjye, mugire ibihe byiza, mukomeze munogerwe na program za Connection TV. Nitwingimana Patience, mwakoze kubana natwe. Nkuzana inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira. Aha nkwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ku Gasaraba. Haratuje, haratuwe ndetse haratekanye, ni hafi y'umuhanda. Ubwiza bw'inzu mpereye inyuma, amaso arakwihera. Temberana nanjye mu nzu nkwereka ibikoresho uzasangamo nuza kuhatura. Muri salo harimo buri kimwe cyose wakenera ngo wumve utekanye. Intebe nziza, ameza, televiziyo ya smart, amarido meza bitangaje ndetse na internet ikwira mu nzu hose. Reka nkwinjize mu byumba rero. Hasi no hejuru iyi nzu ifite ibyumba 4. Buri cyumba muri iyi nzu kirimo uburiri bugezweho, ubwiherero ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu cyumba nka garde-robe ndetse n'ibindi. Muri iyi nzu wateganyijwemo igikoni kiri ku rwego rwa mbere mu bikoni. Agahebuzo rero, iyi nzu ifite kamera z'umutekano imbere n'inyuma.